Dore ingeso eshanu ziri kwangiza umubano wawe n'Imana. Umwanzi ashukana buhoro buhoro, ibintu bitangira gakeya ukazisanga waragiye kure y'Imana. Ibi bintu bitanu birakwereka nimba uri kujya kure y'Imana. Icya mbere, kwirengagiza gusenga no gusoma ibyanditswe byera. Iyo utakibona umwanya wo gusenga no gusoma Bibiliya, umubano wawe n'Imana ugenda ugabanuka. Mu Batesalonike ba mbere igice cya 5:16-17 handitse ngo mwishime iteka musenga ubudasiba. Icya kabiri, gushyira imbere iby'isi. Iyo wishuye mu gushaka ubutunzi, icyubahiro cyangwa ibyishimo by'umubiri kurusha gukora ubushake bw'Imana, byimura Imana umwanya yari ifite mu buzima bwawe. Muri Matayo igice cya 6:24 haravuga ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Icya gatatu, kubika inzika no kutababarira. Kubika inzika no kutababarira bikubuza kumva urukundo rw'Imana. Muri Matayo igice cya 6:14 haravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azababarira namwe. Icya kane, kwirengagiza kwihana. Iyo ukunda kwisobanura ku cyaha cyawe aho kwihana, umutima wawe urushaho gukomera, bigatuma bikugora kumva ijwi ry'Imana. Muri Mariko igice cya 1:15 haravuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Icya gatanu, kwishora mu midahesha Imana icyubahiro. Guhora scrollinga kuri social media ireba ibidafite umumaro, kugira inshuti mbi, cyangwa kujya ahantu hadahesha Imana icyubahiro, bituma ukwizera kandi n'indangagaciro zawe bigenda byangirika. Yakobo igice cya 4:8 aravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Niba ushaka kuba ushimwa n'Imana, itondera ibi bintu kandi ufate ingamba zitakuka. Wizere Imana kandi uyikundisha umutima wawe wose, kuko Imana yo idasiba kugukunda. Niba wumva hari icyo ukwiye guhindura mu buzima bwawe, andika muri comment ngo Mana mfasha. Kigali Worship. Imana ibahe umugisha.